amagambo tuyobora mu gusenga nayo. Ni gute wagira ubuzima bwuzuye bukanasendera? Mu cyongereza bayita an overflowing life. Overflowing life. Turaza kubivuga. Ngibyo ibyo Yesu Kristo yaje kuduha. Overflowing life. Urabona ikirahuri iyo usutsemo amazi cyangwa tuvuga amata, hanyuma ntiwite ko cyuzuye ugakomeza gusuka, biragenda gute? Niyo bita overflowing. Amen. Over ni gutya, biruzuye, noneho bigahita biflowing. Biruzura ni over, ugakomeza gusuka meneka. Mu Kinyarwanda bita gusendera. Hariho kuzura, none bigahita ukomeza gusuka bigahita bise. Nicyo Yesu yaje kuduha abavandimwe. Amen. Na nibyo tuzakureba uyu munsi, na nibyo tuzagusengera. Imana ishimwe. Kuko Satani niso y'ibinyoma. Arakubwira ngo niko bimeze, ngo nuko nyine. Ubuzima bwa Kristo nuko nyine. Mukiye kumenya ikintu kimwe. Hariho emptiness, hariho kuba ubuzima bwawe nta kirimo. Hariho kuba ufite ibicagase. Sibyo? Hariho no kuba ufite ibyuzuye. Hariho no kuba ufite ibise sende. Izo etape enye muzandike hariya, kuko nizo abantu bari mu munsi. Icyambere ubusa, emptiness. Nta kirimo. Ubundi nawe afite ibicagase. Ubundi nawe afite ibyuzuye. Ubundi nawe amagare kugira ibisendera. Izo etape ukwiye kuzimenya. Byose biba bivuga la quantité. Quantité iri mu kintu. Gishobora kuba nta kirimo muri icyo kintu, cyo bikoresho, cyangwa hari ibicagase, cyangwa hari ibyuzuye, cyangwa byaruzuye birasendera. None umwami rero yatugeneye iki? Yatugeneye tube mu buzima buri mu busa? Ese yatugeneye kuba mu buzima bucagase? Ese yatugeneye kuba mu buzima bwuzuye? Cyangwa yatugeneye kuba mu buzima busendera? Ibyo nibyo tuzakubona rero. Imana ishimwe. Amen. Overflowing life. Ibyo nibyo umwami Yesu yaduhamagariye. Haleluya. Yohana ibice 4 umurongo wa 13 na 14. Yesu aramusubiza ati, umuntu wese unywa aya mazi azongera kugira inyota, ariko unywa amazi nzamuha ntazagira inyota rwose iteka ryose, ahubwo amazi nzamuha azamuhindukiramo isoko y'amazi adudubiza kugeza mu bugingo buhoraho. Amen. Amen. Reka twongere tumve. Yesu aramusubiza ati, umuntu wese unywa aya mazi azongera kugira inyota, ariko unywa amazi nzamuha ntazagira inyota rwose iteka ryose, ahubwo amazi nzamuha azamuhindukiramo isoko y'amazi adudubiza kugeza mu bugingo buhoraho. Amen. Amen. Aha magambo murayumva? Nituyashyira muri context yayo, ni ikiganiro hagati ya Yesu n'umusamariyakazi. Yesu yaranyotewe ageze ku iriba rya Yakobo. Abasamariya n'abayuda ntabwo bumvikanaga, baranenanaga, sibyo? Hanyuma Yesu yarategereje abigishwa be, bari bagiye gushaka ibyo kurya mu mudugudu uraho. Yesu arategereza ku iriba, ariko ntabwo yategerezaga gusa, yarazi icyo ari bukore, kuko nta na kimwe kigeze kiba ku mwami kitigeze giteganywa iteka ryose. Amen. Noneho umusamariyakazi aza kuvoma, hanyuma Yesu amusaba amazi. Uwo musamariyakazi aratangara ukuntu umuyuda ngo amusabye amazi.
kuko yabonaga Yesu ari umuyuda ku mubiri. Yesu aravuga ngo umenye ugusaba amazi, ngo wamusaba amazi nawe akaguha amazi y'ubugingo. Yesu aravuga ngo uzanywa ayo mazi arushe kuvoma azakomeza agira inyota, ariko uzanywa amazi jyewe nzamuha, aya mazi nzamuha azahinduka muri we isoko y'amazi y'ubugingo idudubiza. Joja mu byandike, idudubiza kugeza mu bugingo buhoraho. Aha niho wumva igitekerezo kigari cya Yesu Kristo kucyo yakugeneye. Urumva, kuguha amazi ni kimwe, none ngo ayo mazi ngo agahinduka muri wowe isoko, kandi ahari isoko ngo amazi aradudubiza. Niyo bita mu gifaransa gicle. Iyo adudubije, murabonye ahari inuze ya ari amajaride bagashiraho ari amajedo, murabona ko agira gutya, sibyo? Iyi soko idudubiza rero, ayo mazi muyashira mu kiciro cya biriya biciro bine. Arasendera. Amen. Kuko aradudubiza. Yesu we ntiyavuga ko adudubiza kugeza he, kuko asendera. Ariko nimba ari amundiba hariho imbaraga zisunika, yoyo aragera kure, ntabwo yuzura ngo ararenga. Yesu avuga ngo azadudubiza kugeza mu bugingo buhoraho, iyo soko. Ni ukuvuga ngo ntabwo ushobora na gato mu gihe cy'ubuzima bwawe muri iyi si, muri Kristo, kuzagezaho ibye muri wowe byasendera, amen, kugezaho bigera ahantu bihagarara, kubera ko iyo soko ashira muri wowe yo ifite imbaraga yo kududubiza kugeza mu bugingo buhoraho. Ni ukuvuga ngo ni iteka ryose. Ariko umenye ngo gahunda ya Yesu agufitiye nuko imigisha ye mu buzima bwawe itaba gusa y'icyagasi cyangwa yuzure, ahubwo isendere, nisendere gusa, ariko izasendere iteka ryose kugeza mu bugingo buhoraho. Iyo niyo gahunda y'Umwami. Noneho nureba ubuzima bwacu rero mu Mwami, mubona ariko bimeze? Mubona ko bimeze? Kuko hari ikibazo rero. Amen. Iyo ibintu bitameze uko byakameze, ntabwo ukomeza kwiberaho. Ukwiye kwibaza kubera iki bitameze uko bikwiye kumera. Kubera iki? Kubera iki bitameze nk'uko bigiye kumera? Niyo mpamvu rero ubona abakristo bakino gihe cya nyuma, ils sont pauvres spirituellement, n'abakene. Ni ukuvuga ngo ils sont n'abantu bari bafite ubuzima buri aseshe, ubuzima bwumye mu mwuka. Donc la vie de l'esprit est très pauvre. Spiritual life is very poor. Ubuzima bwo mu mwuka burakennye, kandi ikibabaje ntibanamenya ko bakennye. Kuko iyo umuntu akennye akabona ko yakennye, ahita areba ukuntu yava muri ubwo bukene. Ariko abantu rero mu Mana barakennye kandi bya cyane, ariko ntabyo bamenya. Murabyumva? Igihe Yesu yavuze ngo hahirwa abakene, amen, bo mu mwuka. Kuki bahiriwe? Kuko barabizi ko bakennye. Ngo bizagenda gute kuri bo? Heureux les pauvres en esprit, car ils seront rassasiés. Nibo bazahazwa.
kuko bazahita bamenya ko bakeneye icyo bavana mu bukene. Ariko abakristo ba kino gihe ntibazi ko bakeneye, ahubwo bo bazi ko bakeneye iby'isi, bazi ko bakeneye amafaranga, bazi ko yego ibyo bintu barabikeneye, ariko imbere y'Imana sibwo bukene buteye ubwoba, ahubwo ubukene buteye ubwoba n'ubw'imbere. Abantu rero Satani yarahumye mu buryo bazi ko ibyo bakeneye ni isi nayo ikeneye. Ntibamenye ko Yesu avuga ngo hahirwa abakene bwo mu mwuka, kuko nibo bazahazwa. Hahirwa umuntu azi ibyo akeneye mu Mana, azi ibyo abuze, azi ko hari ubundi butunzi butari ubwo mu isi, akamenya ko abukeneye, ngo niwe azahazwa. Niyo mpamvu Yesu yamwise ngo heureux, hahirwa, heri. Ariko abantu benshi rero ntabyo bazi. Ubajije abakristo ukavuga ati umva ukeneye iki, uzatangara. Imitwaro izaba gusa iby'isi. Ariko nimba ari Yesu ari imbere yamubwiye ati uribeshya, ntabwo ari ibyo mbere na mbere ukeneye. Urabyumva? Satani rero araduhumye tugakenera ibyo abisi bakenera, kandi bigahita bihabanya na Matayo 6:33. Mubanze mushake mbere na mbere ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, niho biriya byose abisi babona ko bakeneye muzabyongererwa. Kuvuga ngo ntituratahura amagambo y'umwami. Na niyo mpamvu ubona mu buryo bw'umwuka tumera nk'ibiti byumye. Murabonye ibiti byakubiswe n'inkuba? Yemaze kubibona. Niko bimeze ubuzima bw'abantu benshi. Bwarakubiswe n'inkuba y'abadayimoni. Ubuzima bw'abakristo benshi bumeze nk'ibiti byakubiswe n'inkuba. Nta n'ubuzima bukirimo. Yewe kuko inkuba yikubise igiti iragenda ikagukira mu mizi. Nubona izi bita paratonnerre, mu Kinyarwanda bazise gute hari? Umurinda nkuba. Ziriya paratonnerre ziri, murabona ko batazigarukira hakwisima, bacukura hasi. Hari ibyo bataba, kubera ko inkuba niza aho kugira ngo ikubite abantu bari aho, ihita yinjira muri rusinga, hanyuma ikarangiza mu kuzimu hariye, gatwika amakara, gatwika ibiki bire bashyira hariya. Niko bimeze. Urumva rero iyo rero inkuba yakubise igiti rero igarukira mu mizi. Ubuzima rero bw'Kristo benshi bwarakubiswe n'inkuba y'abadayimoni, barakamutse, barumye, ariko ntago barareka kujya gusenga, baracyajyayo. Ariko rero ubuzima bwabo mu mwuka very poor, très pauvre, kandi ntibazi ubukene ko bawufite. Bo bazi ko bakeneye ibi biboneka hano. Imana irazi ko ibi tubikeneye, siko yavuze ngo so mujura azi ko mubikeneye. Ariko ngo mbere na mbere ngo mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ngo niho ibindi byose muzabyongerwa. Iryo jambo ryarananiranye ko abantu bagizera, kuko ari imbaraga z'isi zinyumuza ijambo ry'Imana, zidashaka ko tumenya ko ijambo ry'Imana ari ukuri. C'est ça en fait le combat du diable. Iyo niyo ntambara ya Satani, yemeza abantu ko Bibiliya atari yo kwizera, bizera ibyo abapakiramo, bizera ibinyoma bye. Hakeneye abantu rero begera Imana, bagasabana n'Imana, bagasenga Imana, Imana ikabakwizera kugira ngo banyomoze Satani. Ahubwo ngo Satani anyomoze ijambo ry'Imana, bo banyomoze Satani. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Kandi dufate iminota 5 mwese atekereze kuri gahunda y'umwami. Tumvise ko ntabwo ari ku buzima bwacu bwo mu mwuka buse bugira buba nashaka ko tuba twarakamye, niyo navuze emptiness, ubusa. Ntabwo umwami yashaka yuko tuba mu buzima bucagase,
ntabwo ashaka ko tuba ubuzima bwuzuye, ahubwo busendera, kandi busendere kugira ngo buhoraho, sans limite dans le temps. Ubitekereze, ese ubuzima bwanjye bwo mu mwuka bumeze bute? Nusanga rero umeze nka cya giti cyakubiswe n'inkuba, umunsi utakamira Imana, nubwo inkuba yagikubise, Imana ishobora kwisubiza mu buzima. Wati 5. Mwabyumvise ibi? Hariho target, hariho intego, ubuzima busendera, overflowing life, ubugingo busendera kugeza ubugingo buhora, si buhoraho, sibyo? Overflowing life kugeza mu bugingo buhoraho. Ibi ni by'Imana iduhamagarira. Turaza kwibona mu yandi magambo y'Imana. Bivuga ngo Imana ikwifuriza ko ugira ubuzima busendera. Amen. Turaza kureba muri dimension zose, mu mwuka no mu bifatika. Turaza kwibona. Turamenye se Imana yatugeneye iki muri Kristo. Ntabwo ari by'umwuka gusa. Amen. Iyi overflowing life ifata byose. Amen. Imana ikudebloke. Amen. Kuko hari igihe uba stuck mu mwuka, uba bloqué. Uri bloqué rero ntiwumva uri. Umwaka urashira undi ukaza, mu by'ubwami nta progrès iboneka. Ugumura gusa. Alors on va entrer dans les eaux profondes de la révélation. Twinjira muhengeri. Turagana mu Efeso igice cya mbere mu murongo wa 3. Efeso igice cya mbere mu murongo wa 3. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ishimwe, kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru. Amen. Wonderful, extraordinaire. Sinzi ko mu byemera. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Hano twabanje ku iby'umwuka, turaza guherukira ku bindi. Toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ishimwe, kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru. Amen. Mu Gifaransa ngo béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Hano mu Cyongereza turavuga blessings in Christ. Praise be to the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. Every spiritual blessing. Every spiritual blessing. Every spiritual blessing. Every. Ngo Imana Data se umwami wacu Yesu Kristo igire gute? Ishimwe. Kubera iki? Ko yaduhaye imigisha yose y'uburyo bwose ahantu ho iyo bavuze ahantu ho mu ijuru uvuga ngo ni mu mwuka, ahantu ho mu mwuka muri Kristo muri Kristo. None se bavandimwe, mwumvise bavuga ngo izaduha, yaraduhaye. Nuvuga ngo tukwiye kuba tuyirimo itugaragaraho. None se niko bimeze? Nuducagase natwo. Ni kuvuga ngo Imana iratubwira ngo kuko yaduhaye imigisha y'uburyo bwose. Amen. Yo mu mwuka, ahantu ho mu ijuru, uvuga ngo mu mwuka mfete, mu mwuka muri Kristo Yesu yaraduhaye iyo migisha ngo y'uburyo bwose. N'ibintu bibiri, cyangwa amagambo si ukuri, cyangwa ni ukuri nuko twebwe tutayatahura. Kandi nibaza yuko bimeze.
Imana amagambo ye ni ukuri. None se nimba twirukana abadayimoni mu izina rya Yesu bigakoreka, si ijambo se twasomye? Dore ibitangaza n'ibimenyetso bizajyana n'abizera, kivariza kompanyi bizaherekeza abizera, mu izina ryanjye bazirukana abadayimoni. Ntibikoreka se? None se uwavuze ibyo niwe wavuze n'ibi? Nawe rero kimwe yavuze cya bukuri, ikindi bukuri. None se iyo migisha iri he? Iyo migisha iri he? No, nimba yaraduhaye imigisha y'uburyo bwose mu isi y'umwuka, muri Kristo Yesu, imigisha y'umwuka, nuko tukwiye kuba turi mu mwuka, kuko ntabwo ari imigisha iza mu mubiri, iza muri kamere, ni imigisha yo mu mwuka. Ngo spiritual realms. Iyo spiritual realms rero ni monde spirituel, ni isi y'umwuka. Hano tuzengurutswe n'isi y'umwuka. Hari isi y'umwuka abadayimoni, hari isi y'umwuka y'ubwami bw'Imana. Aho ni Imana rero yasutse imigisha yose. Ariko babyumvise, tukwiye kuba turi muri Kristo, kuko yabikoze muri Kristo. Iyo tutari muri Kristo neza rero bitubera nk'umugani gusa. Amen. Ni muri Kristo niho Imana yasutse iyo migisha. Iyo migisha rero abayibona n'abari muri Kristo Yesu. Simvuga abasenga gusa, simvuga abaterana gusa, bakiko bari muri Kristo. Rero mumenye ngo hari imigisha tutaramenya kugeza uno munsi, kandi yarasutswe. Igihe umwuka yasukwaga, ni icyo Imana yakoze. Aravuga ati ngo umwuka ngo aramanuka gusa Pentecote. Ako nitumenye implication yabyo. Ibyakozwe n'umwe bice bibiri, ngo bari bateranye mu cyumba cyo hejuru ari abantu 120. Hanyuma baza kumva umuriri, sibyo? Umwuka aramanuka, buzura umwuka wera bose, sibyo? Igihe umwuka yamanukaga, ni ibiyazanye. Yazanye imigisha y'uburyo bwose, ariko abantu ntabwo barabimenya, ntibashaka no kubimenya. Bo bazi yuko la vie chrétienne se résume ubuzima ubukristu bugarukira kujya gusenga gusa no kujya amateraniro. No. N'abasenga ibigwamana nabo iyo barabikora, nabo baraterana kandi bakagira n'umurava kurusha natwe. Dutekereze kuri aya magambo Abefeso 1:3. Ngo Imana Data ishimwe se umwami wacu Yesu Kristo, ngo yaduhaye imigisha y'uburyo bwose no mu ijuru muri Kristo Yesu. Ni muri Kristo ni imigisha iri. Umwuka wera niwe yayizanye. Umwuka yaje azanye iyi migisha y'uburyo bwose. Ntabwo azayizana, yarayizanye. Ariko abantu benshi bapfa bitwa abakristo batarayimenya, nuko n'ibyo ari byo batarabimenya, kubera impamvu nyinshi. Kubera ubujiji kuri bamwe, abandi kwinangira imitima, abandi simplement nuko bikontanta no kuba abakristo gusa bizina. Iyo bita mu Gifaransa des chrétiens nominaux, bizina gusa. Murumva rero Imana ivuze ngo hahirwa afite inzara, nuko hari byinshi Imana yasutse. Haleluya. Hari byinshi Imana yasutse. Niyo mpamvu Yesu avuga ngo hahirwa afite inzara n'inyota yo kiranuka, kandi ngo hahirwa abakene mu mwuka nibo bazahazwa. Amen. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Amen. Nubireba uzasanga twebwe Satani aratwereka ngo ibyo dukeneye niki. Dukeneye ibyo buri muntu wese wisi akeneye. Itumenye ko hari ubutunzi burenze. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Hahirwa abafite inzara n'inyota yo gukiranuka nibo bazahazwa.
hanyuma hariya ngo heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux. Ngo hahirwa abakene mu mwuka, mu mitima yabo, kuko ubwami bw'Imana ari ubwabo. Le royaume des cieux est à eux, les pauvres en esprit. N'abantu bamenya ko ibyo bakeneye mbere na mbere ntabwo ari ibi tubonesha amaso. Bakeneye Imana, bakeneye presence y'Imana, bakeneye kumenya Imana. Haleluya. Reka mbabwire ikintu kimwe. Nayo ndamedita ijambo ry'Imana, c'était quand? Hier ou avant-hier? Ari ejo cyangwa yebise muri iki cyumweru n'ejo. Hanyuma mumve iby'Imana yambwiye hano n'amagambo ari hano. Muzajye musaba Imana ibashoboze kugira ibihe byo kumedita ijambo ry'Imana. Amen. Ariya muri Hosea 6, iri niyo jambo Imana yampaye. 6:6 biragoye se gufata. 6:6 Hosea. Car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Kuko icyo nshaka ari ugukiranuka si ibitambo. Icyo nshaka ni ugukiranuka si ibitambo. Hanyuma kandi kumenya Imana kubirutisha ibitambo byoswa. Amen. No kumenya Imana ibirutisha ibitambo byoswa. Ndumva ngo ni ibintu bibiri. Imana yavuze ngo icyo ishaka ni piété, kubaha Imana. Icya kabiri kumenya Imana. Ngo ibyo biruta ibitambo byose, ari ibitambo byo kozwa n'ibindi bitambo. Ayo magambo abiri mugwi kuyamenya. Ni Imana iravugana ngo icyo ishaka ku mwana w'umuntu no kubaha Imana, niyo bita piété, kubaha Imana, hanyuma no kumenya Imana, la connaissance de Dieu, kurushizaho kugira inyota yo kumenya Imana. Imana ishimwe. Imana yanezerwa ko ndiyo ndabiba mu bantu bayo la connaissance de Dieu, kumenya Imana. Turavuga ku byerekeye icyo Imana yaturemeye twese. Haleluya. Nuko muri Kristo Yesu tumaze kwakira agakiza ku buntu, tugira ubuzima bugira gute? Busendera kugeza mu bugingo buhoraho. Sans limite, sans limite dans le temps. Ntabwo bukwiye gusendera imyaka 10. Ukwiye gusendera muri ubuzima urimo bukazakomeza kugeza mu bugingo buhoraho. Ariko tumvise ko iyo migisha yarasutswe mu mwuka wera. Ariko muri Kristo. Iyo migisha rero irarenze uko twayivuga. Amen. Harimo impano z'umwuka wera, harimo ubwenge buhanitse bwo kumenya Imana, harimo imbaraga zo kunesha Satani n'ibye. Amen. Haleluya. Hariho ibyishimo biva mu ijuru. Haleluya. Harimo imbaraga zigendesha ibintu byose. Turaza kumva rero aho byakwamiye rero. Cyo si Kinyarwanda. Aho byakwamiye. Mwabyumvise ibyo? Twavuze ko abantu benshi ubuzima bwabo buri stuck. Buri coincé. Buri bloqué. Amen. Kandi iyo buri bloqué mu mwuka yinjira kubwira, byose biba bloqué. Nubwo abisi bafite ibyo batunze byose, kuko ubuzima bwabo mu mwuka bwarapfuye. Wayumvise? Abo bantu Imana ibarebye ibiti ngogwa. Kuko Satani abitumye arabajyana, arabafata. Kuko isi y'umwuka iri real, iri real. Isi y'umwuka irahari.
kuyinyora nivuga ngo ivanyeho, no, irahari. Nuvuga ngo rero mu mwuka niho Imana yateguye ko byose bikwiye kubanza. Haleluya. Mbere yuko Imana ihambura ubuzima bwawe bwa buri munsi muri iyi si y'ibifatika, ibanza kuguhambura mu mwuka, kuko ni hariya Imana ihera. Isi ireba les symptômes, Imana ireba la cause. Imana ijya ku muzi, ntabwo ijya ku bibabi no mashami, ibanza kujya ku muzi. Niyo mpamvu ya nkuba ifite ubwenge, iravuga niyo nkubita amashami kizongera kimere. Imana itigenda ishaka nakuhimba inkuba, ishakisha imizi. Hanyuma rero iyo igiti cyakubiswe n'inkuba bahita bagindura inkwi, c'est tout. Kuna nuko bashira ifumbire ntabwo kizongera kumera. Satani rero arabizi, niyo mpamvu ashaka ko tutamenya umuzi w'ibintu, tugume tudiringa n'ibintu byo hejuru nitumenye umuzi. Haleluya. Uyu munsi ndizera mu Yesu yuko abantu benshi babaye bloqué baza kuba débloqué mu izina rya Yesu. Ubuzima bwawe buraza kuba débloqué kandi ubyizere. Niturangiza ndaza gusengera, Imana irakudebloka. Haleluya. Kandi iyo umaze kuba débloqué mu mwuka n'ibindi biba débloqué. Haleluya. Batangira kubona ibintu rero ko byari bihambiriwe mu mwuka. Kubera ko Imana yavuze ngo duishime, Imana Data wa twese mu Yesu Kristo yaduhaye imigisha y'uburyo bwose. Mu mubiri, mu mwuka. Amen. Imigisha yo mu mwuka ahantu ho mu ijuru muri Kristo, kuko ni hariya niho ibintu bikwiye gutunganirizwa. Amen. Ni ibintu bikwiye gutunganirizwa. Kubera ko abantu batazi Imana bahita bajya ku bapfumu bakavuga ati muturebere, muturebere ibi n'ibi. Nuko babona mu buzima bwabo hari ibintu bitari normal. Ndavuga batazi Imana, hari ibintu bitari normal. Bakajya rero kubaza rero uriya mekanisye mu mwuka, ariko umwuka wa Satani sibyo, akorogoshore amasupana ye, arebe ukuntu yahambura ibintu. Voilà. Bien sûr ari muri ignorance, bari mu bujiji, ariko bazi ko hari si y'umwuka. Niyo mpamvu bajya kubaza bari bapfu muri byanyabingi n'ibiki, kuko bazi ko ari ibintu bidashobora gukemukira hano. Bakwiye kujya kubaza bari abanyamwuka bari, ariko urumva barababeshya bakabarya amafaranga yabo y'ugusa. Amen. Kandi ugasanga ibintu byabo ahubwo birazambye. Niyo mpamvu Imana itubuza kujya kubaza babamenya n'abapfumu n'abakonikoni. Abazima bakwiye kubaza Imana nzima. Haleluya. Amen. Mbere yuko tujya imwenge byo tuvuga, kadufate ko turaza gusoza dusaba Imana ngo idebloke ubuzima bw'abantu. Ufate umwanya iminota 5 kandi ujye imbere y'Imana, hanyuma ubwire Umwuka Wera kugira ngo agusobanurire ibya Efeso 1:3. Mwami, iyi migisha y'uburyo bwose y'umwuka waduhaye muri Kristo Yesu ahantu h'umwuka. Amen. Ko jewe ntayumva, ko ntayibona, bimeze bite? Ujye imbere y'Imana. Uko Imana iri hano, Imana turavuga iri hano mu Mwuka Wera binyuze no muri presence ya marayika bayo. Minota 5.